nitwa General Prophete Martin, kuboko kumwe kw'iburyo nabonye gutsindira Rayon Sport itwara igikombe Kagame Cup, ukw'ibumoso kwabashije kuboroka ibitego byose. Mu izina rero bwo rya Rayon Sport, u Rwanda rugiye kwakira igikombe cyitwa Kagame Cup. Hano rero ntubyumve nk'umufana, ahubwo wumve message iri muri iyi video, kuko genda umuhanuzi kandi nzi neza ko message ngiye gutambutsa mu busanzwe ni message yego idasanzwe, itari imwe muri content yanjye, ariko mfite abantu hano bankurikira bambajije ngo ni iyihe kipe mu Rwanda izatwara igikombe cyangwa hanze y'u Rwanda Kagame Cup. Icara utega amatwi, igikombe ni icya Rayon, igikombe ni icy'u Rwanda, kiri mu Rwanda. Nubwo nge nta makuru menshi mba mbifiteho ibyo by'imipira, niba babaha igikombe cyangwa babaha miliyoni 70 z'idolari cyangwa n'ibihumbi 70 by'idolari Kamasi Joui, ariko ntabwo urumva iby'imipira, ntihagire umuntu uza kubimbaza, genda atanga message nk'umuntu utaba muri football cyangwa muri ruhago. Harimo ibintu mba ntazi. N'ubu ntiwambaza n'umutoza wa Rayon ntawe, nta n'umukinnyi n'umwe nzi wo muri Rayon Sport. Kandi koko uko ni ukuri kuri mu mutima wanjye, nk'umuntu ugiye mu ijuru utari kuvugira mivumbi kumuvumba, nta mukinnyi n'umwe nzi. Gusa nzi ko Rayon yigeze iba ahitwa ku Kanyenyeri Nyanza mu Magepfo. Rayon nyibona uko ku mbuga ngurukanabumenyi. Rero hano igikombe ni icya Rayon. Abo mu Majyepfo, Marayika umwami Imana yabahaye igikombe mu cyakira. Abo mu Majyaruguru, abo mu Burengerazuba, abo mu Burasirazuba, abo mu mujyi wa Kigali, by'umwihariko aho Rayon ikodesha cyangwa se icumbitse n'ibinakodesha, hagiba mu Kiyovu ni Nyamirambo Kamasi Joui. Ariko mbyumva uko kimwe cyo, reka mbahe message nziza, igikombe nyiracyo ninde? Umuhanuzi ge ndashimangiye iki? Ndemeza iki? Mu busanzwe ibintu by'imipira cyangwa se ibintu by'intambara ziraza amasasu cyangwa se ibintu by'imikino y'amahirwe na biriya babetinga, biriya by'urubugu, amakarita, ibintu bitandukanye byose, nk'abakristo twe ntabwo twemerewe kuba muri ako kavuyo cyangwa muri ako kajagari ko kubaho imitima yacu yahagizwa n'ikindi kitari ukwifuza kumenya neza no gutahura neza ijambo ry'Imana. Twebwe aho ntituhaba, ariko si uko tutabibona, si nuko, ahubwo ni ubuntu twagiriwe, si nuko n'ababibamo bose bajya kwa shitani. Ni igihe cyabo nikigera bazamenya umwami w'abantu. Rero benshi bakunda kuvuga ngo ikipe y'Abanyarwanda, ngo ikipe y'Imana Rayon Sport, ngo Murera aba Rayon nyine. Nabyumva hore numvise yarayiririmbye, sinza ko nagize kuno scrolling hariya kuri TikTok cyangwa kuri Facebook, numvamo n'indirimbo byumva hore aririmbira Rayon Sport. Ndetse nigeze mbona n'uwitwa Juvenal Habyarimana wahoze ari perezida w'u Rwanda, umuhisi, nawe avuga ku bya Rayon Sport, nabwo nyine aho ku mbuga ngurukanabumenyi. Ni ukuvuga ngo iyi Rayon Sport, Imana irabibutse igikombe ni icyayo. Ni icyayo mu ntambara itoroshye, mu ngwano idasanzwe, cyangwa se icyo nakwita mwihangana no mwipigano. Ndabizi bamwe bagiye kunuka muri komenti ngo pastor ajya mu mipira te, pastor amenya iby'imipira te, pasiteri yahanuriye match. Oya, twebwe ntabwo. Yesu yavumye igiti se, igiti cyari cyamugize gute? Ntabwo ubutumwa, iyo utambutse ubutumwa cyangwa iyo wegeranye ubutumwa cyangwa se iyo uri kushakisha intama yazimiye, igiti icyo ari cyo cyose ushobora kucyifashisha, ukahagarara ukagifataho. Ivugabutumwa ntabwo rirobanura ku butoni, nta nubwo ritoranya. Mu muhamagaro wanjye ntabwo mba muri izo kote ngo ntukumvirize intambara, ntukamenye ibi, ntukare. Oya, je ndi umukristo
Yesu yabohoye. Niyo mpamvu nari mvuze ngo excuse me cya pardonnemwa ku bantu bumva ko agakiza ari inzu, agakiza ni itara rimurikira bose. Imana ntiyanga abakina umupira, yanga ibyaha bibera muri uwo mupira n'imbere. Kuko buriya uko sinzi n'ibihugu ariko numvisemo Kenya, sinzi n'u Burundi niba buvamo, ariko message twe nti urota ntabwo Imana imubuza kurota, werekwa ntimubuza kwerekwa. Imana ishaka no kukubwira ati dore uriya mukinnyi yambaye ibi n'ibi, ubimubwire, dore biriya bizagenda ukuntu kubivuga. Ntabwo duhanurira abagiye mu ijuru gusa, ntitunasengera abazajya mu ijuru gusa, ntitunavuga ubutumwa kuri bene wacu gusa, oya n'abapagani turababwira. Ukizwa agakizwa, udakizwa akabireka. Rero n'Ubugande niba burimo kamasijuwe, ariko nzi ko hari imikino iri kubera mu Rwanda mu byitiriwe Kagame Cup. Rayon Sport rero niyo kipe iri imbere y'izo zose, ntabwo iri imbere mu kumenya gukina, sinaziruta zose. Genda no mu myaka simbizi numva ngo iyi Rayon Sport ni iya kera. Donc ntabwo ngishingiye kuko izirusha amafaranga, izirusha iterambere, ariko igikombe ni icyariyo. Ni ukuvuga ukuboko kw'Imana niba inyujijemo igikombe ikagihareyo, ni nk'uko Argentine yakibuze ariko Espagne iragitwara. Harimo abantu bahita bagira ishyari, harimo abantu bahita banungunika. Ubundi se jewe yenda navuga ngo biragutunguye kumvise mvuga reyo ko Imana yihaye umugisha w'igikombe kigataha mu Rwanda. Sava Rayon Sport uyifate nka M23. None se M23 yo gutsinda kwayo, njyewe aho mba muri Nord Kivu cyangwa muri Sud Kivu, Sultani Makenga atsinzwe wiyumvira ko nabatsinzwe. Ibyo bintu byose rero ntabwo tubibamo kubera ko ari go rusengero. Agakiza ni ubwenge bwo kumenya ngo aba ni abanyamahanga ariko tuzabahindura, tuzababwiriza ubutumwa bwiza, bazihana. Abareyo ariko si n'abareyo, ni abakristo ba Kristo, ndetse nibo babyise baravuga ngo twebwe turabari, muri abakristo ntabwo muri abareyo. Gutsinda kwa M23 kugiye gusa no gutsinda kwa Rayon Sport birasa kandi biri kumwe. Abareyo baratahana iki gikombe izuba riva, ubwo nyakubahwa Perezida wa Repubulika Paul Kagame yitegure kukibaha, ni icyabo. Ntabwo genda bivuge ngo ni icyaperi, aperi nayo nkibona uko. Abakinnyi numva naba narinzi mu Rwanda ni nkande, najyaga numva bavuga ngo Nkunzi Ngoma, Ramazani, ngo Jimmy Gatete. Wibaze nawe icyo gihe nari muto cyane, ariko mu bakinnyi bo ndabazi. Nyuma yaho rero twebwe turabakristo nibyo, ariko njyewe nemerewe kuryoherwa cyangwa kwishima cyangwa kunezerwa u Rwanda rutwaye igikombe. Ntabwo nezere ko Rayon itwaye, ahubwo nejejwe nuko igikombe cyataha mu Rwanda, urwa Gasabo, urw'imisozi igihumbi, amaboko yacu y'Abanyarwanda mu ntara zose, tukavuga ngo Imana iduhaye igikombe. Za miliyoni je mpamya ko yenda nibazanamba n'amahera $200 y'idolari cyangwa $100. Je mpamya ko batananze, je mpamya ko nunzi n'umwe umwe. Mugabo iki gikombe gitashye mu Rwanda numva nta gihombo. Hagize usenga kigataha mu Rwanda numva nta kosa yabakoze. Hagize uwabyerekwa akabihishurirwa ko kizaza mu Rwanda numva ko atabarengereye. Ibyo ari byo byose ari mu nzira. Nimbivuga uko ntibumve ko haba hari ibigumbagumba nagira byo kuvuga ngo iravuze itavuze kubera ko nkunze u Rwanda. Oya. Ahubwo Yesu yaravuze ngo niwizera urabona igitangaza. Rayon Sport mbwira abayifana n'abayemera n'abayikunda. Rayon Sport ni company, na entreprise, ariko je niko mbifata, nawe ufite uko uyifata. Rayon Sport ni nk'ishyirahamwe naka ariko ryo riri mu mipira, nkuko hari ishyirahamwe ry'imiceri, ishyirahamwe ry'amasukari, ishyirahamwe ry'amakoto, ubuto, ishyirahamwe ry'impuzu,
ishyirahamwe rishinzwe gukora imiduga cyangwa imodoka. Na Rayon Sport ubifate nk'uko, nayo rero nyifata nk'uko. Kuba rero twatwara igikombe uzuhanuye nka kiriya gikombe cy'isi u Rwanda rukagitwara, bimwe bavuga ngo runaka ngo urabona ibyo bintu agashobora kuduhesha umugisha wo kwakira igikombe cy'isi u Rwanda Amavubi akagitwara. Izo nzozi nzigize ntabwo nakwicura ngo numve ko mvangiwe, kandi urabona ko nyine urebesheje amaso y'umubiri kumva ngo u Rwanda ruzajya mu gikombe cy'isi, abantu ngira ngo wakumva umutwe umenetse. Ariko ntabwo nabyerekwa ngo nikange, ku Mana birashoboka, kuri njye ntibishoboka. Ku gihugu nta stade tugira zakakira igikombe cy'isi, niyo diplomasi kuyikina ni ibintu bidasanzwe. Mpamya ko n'ubu Tarapo yari ari kuvuga ngo nimwongere mu nyongere nyakire, urumva harimo inyungu nyinshi z'umurengera. Sava noneho rero, none se niba umuntu acuruza sima tukavuga ngo good, ngo Imana ibigenje neza, ahubwo nimurebe ibikorerwamo aho, ibikorerwamo. Niba Rayon Sport isenga shitani, ikizera shitani, ikemera dayimoni, kakira abadayimoni, bakaba ari abadayimoni, natambikire ko niba ari abantu bambaye inyama n'amaraso nkanjye, nta kure cyane Imana itakura umuntu, nta kure cyane Imana itageza umuntu. Igikombe ni icyahe. Ntabwo ndi buvuge rero ngo idini ni kiliziya, nka kumwe abafana bayo numvise babivuga ngo idini ni kiliziya, ngo ikipe ni Rayon, ngo moto ni Sipiro, umurongo w'itumanaho na Airtel, inzoga ni Skol. Urumva bafite ukuntu ngo babitondeka bakagenda bamamaza. Ibyo ntabwo ndi kwamamaza pe, cyakora abareyo bumva ko ari byiza ko Imana yabavugaho cyangwa se ikabaha uwo mugisha. Nje nitwa Prophète General Martin kandi subscribe tujyane kwakira iki gikombe. Kandi rwose iki gikombe ni icyanyu, ntihagire umuntu ubariganya, ntihagire umuntu ubiba. Imana ihababere muri make. Koko Dawidi Imana yaramwimitse, haza uburiganya ngo babanza kwiyimika, na Sawuli ashaka kumwica. Habaho ishyari ryinshi, koko ni ikintu cy'agaciro rega. Ubwo se bibaye ari, ntabwo nzi ibyo muri guhiganirwa avareri yabyo, ariko mwe mubizi kundusha, koko ubwo mvuze ibintu byanyu. Mu by'ukuri niba harimo ibintu bifatika by'agaciro, ibintu bifatika by'amafaranga nk'ayo, ubwo ubundi asohoka igihugu natwe tuyakeneye gute? Harimo abapasitoro, harimo abahanuzi, harimo abasenga. Ibya Rayon tubishyire ku ruhande rega. Rayon ni irembo, icyo gikombe kinyuramo, ariko ntabwo Rayon, umufana wa Rayon azagurira andi sukari, umuceri ajya ukura, amavuta yisiga n'ayajya yakura he? Stade bakiniramo yubakwa nande? Ayikinira he? Umwambaro yambara ugurira he? Kuba Rayon yakira cyangwa yatwara igikombe ni inyungu z'igihugu cyose, ni n'ishema ku gihugu cyose. Ubugiye kumbwira ngo RDF ngo nahanura ko iri butsindwe, nakiyiriza ubusigatsinda, kuko ni inyungu z'u Rwanda. Mwibaza uyu munsi wa none yaba turi igisirikare kibi cyangwa igipolisi kibi tugatsindwa mu mpande zose, none se ubwo n'agakiza dufite kaba ari ntako? Rero nge numva ko agakiza, igihugu yari kizima n'agakiza kaba kazima. Iyo igihugu gikomeye n'iyobokamana riba rikomeye, igihugu gifite ijambo mu ruhando mpuzamahanga, byose birajyana. Ntabwo wagira igihugu kibi ngo uvuge ngo ufite ivugabutumwa ryiza, ntiwagira abayobozi babi ngo uvuge ngo ufite ngo ibikorwa naka, kandi nta bitafitiye umumaro. Koko abantu muri ibyo by'imipira hari abo bitunze, hari imiryango myinshi bifasha, nanjye yenda bingeraho, ariko sinzi nibyo by'intambara. Hari imiryango myinshi, abasirikare benshi bo mu Rwanda barahembwa, bari Gabo Delegado barahembwa bigafasha abanyarwanda, bari Sudani barahembwa bigafasha abanyarwanda, n'impande zose. Igihugu
ngo ntikivuka umunsi umwe ariko ntikinuzura umunsi umwe. Please, ntabwo iyi message nyitambukije nk'umufana wa Rayon Sports, nyitambukije nk'umukristo wa Kristo, ahubwo wifuriza Rayon Sports gukizwa, bakabona Imana ko ari ibikoze, ntibabonege ntibanumve, ahubwo bakumva isumba byose. Cyangwa niba mubipinga, Yesu yaravuze ngo bikubera uko wizeye. Niba mubipinga muvuge, nubwo nta yindi kipe nzi ngo ndayivuga mu izina, muvuge kigenda ahandi. Bamwumva mutabyizeye. Nta mugisha ujya ahantu umuntu atawushaka, kuko harimo abajya mu bapfumu, harimo abifashisha amashitani mu buryo butandukanye, imyuka mibi mu nzira zitandukanye, ufite bagashakisha inzira zose zatuma baronka cyangwa babona itsinzi. Itsinzi iri muri Kristo Yesu, itsinzi iri mu Mana, kuko Yesu niwe watsinze isi, atsinda umubiri, atsinda shitani, atsinda no kuzimu. Mwese mpamya ko nta wakina n'umubiri ngo awutsinde, kandi mwese nta n'uwakina n'isi ngo ayitsinde, nta n'uwakina na shitani ngo amutsinde, ariko byose tushobozwa na Kristo uduha inkomezi. Yesu aho inkomeza abakinnyi ba Rayon Sports, anabaha ubwenge, ahagarare mu izamu ryabo, ababere rutaha izamu, kandi ababere myugariro, ababere umudefaseri, ababere umwataka, ababere abatsinda babita gute, ababere itsinzi, reka bivuge uko nguko, sorry nyine harimo igihe ibintu butabizi, ababere itsinzi bareyo rwose. Hama ibisigaye jewe ndazi ko muri komenti muri buntu kagure mukanyandagaza sava, ariko iki gikombe gitashye mu Rwanda, uzaza mu Rwanda wese azishima kandi anezerwe ku bw'icyo gikombe. Ni n'akanyamuneza, n'u Burundi bwarakinwe ubushije buratsinda kandi byiza cyane. Intamba mu rugamba hajya ni intambi kama sijuye, ariko nose nk'iriya kipe ngize umugisha igatwara nk'igikombe cya Afurika, ariyo kibahora igatwara nk'igikombe cya Afurika. N'abami ibyifuzo byo gusengera bagabanuka, kuko icyo gikombe kibereye i Bujumbura, abarundi bakagitwara. Afurika ntabwo Afurika hakwiye kubohoka u Rwanda gusa, nta nubwo Afurika hakwiye gutabarwa u Burundi gusa, si na Kongo gusa. Afurika yose ikwiye kuba iri libere, ikwiye kuba yigenga, kandi Afurika ikwiye guhabwa agaciro. Kandi impirimbanyi y'uburenganzira bwa Afurika, mpamya ko na Marite ndimo. Ntabwo genda umuntu wugaranye mu bintu by'akazu cyangwa by'intara ngo mvuge ngo intara yacu y'amajyepfo irakize, ngo ibyo birabaye, ngo mu burasirazuba nimushaka mukene, oya basuhukira hano. Ngo u Rwanda nirukire, ngo Kongo ntihashaka habe intambara, ni ibibazo kuri twe. Ngo Burundi nibushaka bugume busi impunzi ziri mu Rwanda z'abarundi tubifitemo izihe nyungu? Zikaba ziri Burundi ziri guteza imbere u Burundi. Busefa na Burkina Faso ndamwemera Thomas Traore, Thomas Sankara, mufana suriya si umumizirimo, njye se ndanamuzi we sarazi, ariko ibikorwa akora, iyi ntambuko ye, very good, salute very, uri umuntu w'umugabo rwose. Sankara, oya ni Sankara se, ahubwo ni Kapiteni Ibrahim Traore, sava n'uwo. Sankara yarapfuye, n'umwe wazanye iryo zina. Mu rugendo rumwe n'urundi rero twese turi kugendamo, ntabwo dushobora kubona iterambere rizaza mu nganda, mu buvuzi, no muri football rigomba kuza, kuko mu bigize kontine y'isi muzasanga ari inganda, abahanzi, imipira, amafilimi. None se igihugu kitagira abantu nk'abo baperforminga ku rwego rwo gukurura abantu? Muri Israel mbonye iyo miliyoni 5 zimukurikiye, good. Chris Ndikumana iyo miliyoni 10 zimukurikiye, good. Niba hari umuntu wakora inkuru mu Rwanda ikarebwa na miliyoni, twese twamusengera tukarinda n'ubuzima bwe, kugira ngo nyine ibyo bintu akora bigere mu isi
hose, apana ubuzima bumeze nk'ubwo mu Rayon Sport rero ifanwa n'abantu mu ngeri zose, mu mpande zose z'isi. Rayon Sport igira abafana benshi muri Kenya, turabagumbiriye cyangwa turabaramukije. Uganda, Urundi, Tanzania, Zimbabwe, Malawi, Zambia, Uburayi, Amerika, Canada, Australia, mwese mufata iburyo. Imana kuba yabwiye Mose ngo ari butsinde ntibivuze ko amaboko amanuka. Harimo abantu bahita bavuga ngo Imana yabivuze ngo byarangiye. Oya, Imana yaravuze ngo Yesu uratsinda, ariko Yesu arabaza ngo ubanze urugamba ninde? Ni wowe nyine. Ushaka iyo tsinzi, tera intambwe ya mbere, mu gitondo usenge, ukunda u Rwanda, numara uvuge ngo hari umugisha ugeneye u Rwanda, ariko umuntu uri imbere kuwakira ni Rayon Sport. Uyifuriza ibyiza, ukunda igihugu cyifuriza ibyiza, Imana irabaha umugisha. Ariko message mbahaye yihutirwa, igikombe yirirwa ahandi gataha u Rwanda, urw'imisozi igihumbi, Nyarugenge, mpamya ko rwose tugiye kwakira igikombe cya Rayon Sport. Muri aya mahiganwa amazemo iminsi, muri aya makipe amaze iminsi, ikipe Rayon Sport yegukanye igikombe bidasubirwaho, itwaye igikombe bidasubirwaho. Umwanzi n'umwe ni Satani, abasigaye bose bavuye mu bihugu bitandukanye ntari budondagure. Mwaza mwambaye imiti, mwaza babatekereye uburozi, mwaza babaciye indasago, mwaza mwisize ibiki, Imana ya Aburahamu na Isake na Yakobo n'umwami wacu Yesu Kristo, two tumana twose nka kurya ya nzoka yo kwa Farawo yatoraguye utuyoka twose tw'abapfumu. Rayon Sport yegeranye izo mbaraga zose, zihekenye zitamire, Imana yo mu ijuru ineshe. No mu bareyo ni haba harimo abagira utwo tuntu tw'amafuti tw'utungetengete twamva henda jyahe, twirengagize ubundi iki gikombe kibahe. Ubutaha nihagira umuntu ujya mu bapfumu atiringiye Imana, adasenze ya Mana yabahaye itsinzi, adakomereje mu murongo w'Imana ibiyeretse, izavunire mwiza, kuko Imana irica kandi iranakiza. Imana ni urukundo. Ubwo harimo uvuga ngo none se ngo abandi bo birabanga, ntabwo ibanga, ariko ntabwo bakijyanira rimwe, kiba ari kimwe. N'intambara ntibayitsindira rimwe. Buriya hagati ya Iran na Amerika, Imana izajya muri koti imwe ibaha itsinzi, abasigaye batahe. Nose ubu ingabo z'u Burundi kwitaziha itsinzi, si igihugu cyarose ubwigenge, nta n'uwo gitumye kigiriye, ntigitsinzwe n'inyeshyamba zitagira zidafite. U Burundi se si igihugu cyigenga mu myaka irenze 60 none se M23 hari n'imyaka 10 imaze ivutse, hari n'itanu. Intambara hagati ya M23 n'u Burundi se hari n'imyaka 3 irimo. Kuki Imana ihaye umugisha ma 23 igatsinda u Burundi? Bisa n'ibyo rero gutsinda kwa Rayon Sport, gutwara igikombe kwa Rayon Sport, ntabwo abapfa n'abantu mu rugamba, n'abatsindwa n'abandi mu by'umupira. Ndetse umupira navuga ngo ni nawo woroheje ugereranyije n'intambara, ariko n'intambara ijya yemera zikabaho. Nagira ngo rero gutangarize ko itsinzi itashye mu Rwanda. Igikombe ni cy'u Rwanda, igikombe ni cya Kagame, cya Kagame n'abanyarwanda ayoboye, ndimo perezida wacu, umubyeyi wacu, muzee wacu, ngira ngo ni nawe muterankunga mukuru, kuko sinakugira izina, mpamya ko ariyo mpamvu, nubwo ntabyanarije ngo mbisesengure, byasaba kubanza gusacinga amakuru yabyo. Ariko reka tubwire abareyo ngo simubyina itsinzi, Imana ibibiye akabanga. Ntimurengwe, Imana ibibiye akabanga. Ntimusare, Imana ibibiye akabanga. Ahubwo aya mahirwe Imana itanze tuyabyaza umusaruro. Nanjye mbasengera ndetse mbashyigikiye, kandi mbaha courage, felicitation. Ndetse n'iyi minsi itambutse nagerageje kubwira Imana ngo ube mu ruhande rw'u Rwanda, nubwo nge ntigeze preseza ngo uhereye itsinzi cyangwa apera itsinzi, ariko naravuze ngo ube mu ruhande rw'u Rwanda.
ariko bimaze gucayuka mu makuru turose Rayon Sport good niyo nyiri igikombe. Imana yaciye inzira mu nyanja itukura, Imana yaciye inzira kwa Esiteri na Moridekayi, ubwoko bwabo byarangiye, Imana ica inzira. Urya munsi Uwiteka aca inzira ku waragiraga intama witwaga Dawidi, Goliyati abageze ku buce, Imana ica inzira. Kandi Uwiteka aca inzira kwa Yosefu yakatiwe burundu nk'uwashatse gufata muka perezida Potifari ku ngufu. Imana ica inzira kwa Nebukadinezari, Saduraka na Abedenego na Meshaki baratabarwa. Ni ukuvuga ngo mu nzira zirenga igihumbi Imana iragutabara, cyangwa se iri bubatabare, cyangwa se iratabara. Amen. Ni ukuvuga ngo ahatagira inzira, wowe ubona ko nta nzira, uri kubona umusozi, uri kubona ibyago, uri kubona amarira, uri kubona agahinda, uri kubona ingorane. Ese dufunze aya maso y'umubiri, aya y'umubiri akabura inzira, n'amatwi yawe akabura inzira, n'akanwa kawe imivugire yawe ukabura inzira, ese aho hantu wizera ko Imana yahabona inzira? Ubwo Simoni yakeshaga ijoro ari kuroba yabuze n'ururagara, Bibiliya iravuga ngo nuko Uwiteka aramubwira ngo tera iburyo bwawe. Nagira ngo nkutangarize ko nubwo ubona nta nzira, ariko Imana ifite inzira zirenze igihumbi. Mu nzira zirenga igihumbi nta murozi wahagarara mu nzira igihumbi, nta na Satani uhagarara mu nzira igihumbi. Aba mu nzira imwe azi yamenye ko ariyo uza kunyuramo. Mu rugendo dufite rujya mu ijuru, cyangwa se mu gukorera Imana kwacu dukurikira twizera umwami wacu Yesu Kristo, ntabwo ibintu byose bitwumvira cyangwa ngo biduhire cyangwa bitwemerere, ariko dufite umuntu utegeka byose bikamwumvira. Hejuru y'uko Aburahamu ashaje n'umugore we Sara ashaje, nta mihango bakibona, nta ikintu na kimwe gipasa, aho Imana yahabonye inzira, barabyara Isaka. Kandi umwana babyaye twagize umugisha twese tubabuzukuruza umugabo witwa Aburahamu. None tuvuga Mana ya Aburahamu na Isaka na Yakobo. Iyo twizera, ntabwo twizera dushingiye kuri diplome, ko dufite amanota meza, ko dufite ubwenge bwinshi, ko dufite biriya na biriya. Oya, ahubwo twizera tudashidikanya ko Uwiteka yanesheje bitangaje. Hari ukunesha, ariko hari n'ibitangaje. Muri siyanse utajya mu mihango kuvuga ko azabyara, usibye n'utajya mu mihango, iyo ugejeje imyaka 40 kugira ngo wemere ko uzabyara, biragoye, ariko Yesu abaha kubyara. Hari ibimenyetso byinshi Yesu yakoze kugira ngo abantu bizere, kugira ngo ubuzima bw'isi buborohere cyangwa ubuzima babamo buborohere. Hari ibitangaza agiye akora kugira ngo twebwe tuzoroherwe mu buzima tuzabamo. Hari n'imirimo myinshi yagiye akora kugira ngo byorohere abazamukurikira n'abazamwizera n'abazamumenya bitabagoye. Mugabo ntabwo abantu Satani ahuma amaso ibitangaza n'imirimo Yesu akora, akatwumvisha, akatwereka ibibazo, akaga, ingorane. Kwizera kwacu kugasuzugurwa na Satani uko ashaka. Uwiyahura yiyahura ngo yabuze ubutabazi, ugwa ava mu by'Imana ngo yabuze ubutabazi. Ushonje ajya kwiba yizera ko Imana itagahura, nyamara ngo hatagira igihuru n'igiti, Imana yabahaye inyama barazirya barazihaga. Aho waburiye, aho byangiye, hari ibyiringiro, hari ubushobozi buva ku Mana Data n'umwami wacu Yesu Kristo, nkubwira ngo ubutabazi ku Mana good
buruzuye. Ese uri tayari? Ese amasezerano yose uko Imana iyatanga yakomejwe n'amaraso y'Umwami wacu Yesu. Isi ntibizavaho, ijuru rikavaho, uwizera azabona ayo masezerano. No kubyo tubona mwese guma no kwizera, ijuru tuzahabona ibyo twizera byose. Isi yose ntibizavaho, ijuru rikavaho, uwizera azabona ayo masezerano. Isi ntibizavaho, ijuru rikavaho, uwizera azabona ayo masezerano. Ni ukuvuga rero agakiza cyangwa se ijambo ry'Imana, ntabwo Imana yigeze ifata umwanya wo gushyiraho ijambo ridakiza. Ubundi objectif y'ijambo ni ugukiza. Intego ya Yesu ni ugukiza, ni ukubohora, ni ugutabara. Ntabwo misiyo ya Yesu si ukwica, misiyo ya Yesu si ukukurwanya, misiyo ya Yesu si ukukwanga, misiyo ya Yesu si ukugukorera nabi. Misiyo ya Yesu ni ukugira ngo aguhe ibyo mu isi biguhesha iby'ijuru. Ariko ibyo bintu bikaza bitanyuze mu kanwa ka Shetani. Bamwe batongera ibintu nyine, amagambo ava kwa Satani. Ibyo bintu ukabyakira bitanyuze mu biganza by'abapfumu, binyuze mu bakozi b'Imana. Ibyo bintu bikaza ari umugisha uvuye ku Mana, kuko mu isi tugira ibintu bisa naho ari bine. Hari ibintu biva ku Mana diregite, ari byo bya mbere, ari nabyo bose bifuza. Hari n'ibiva kwa Shitani, binyura mu mwiza cyangwa mu mwijima, binyura muri ayo mayeri yandi yo ku ruhande. Hari n'ibinyura muri leta cyangwa Kayizari, ari nabyo nanone bivugwa ngo se ngo ni igihugu cyampaye ibintu nk'ibyo, nabyo nyine bitagira ingaruka. Twebwe rero ibyo byose hashimwe Imana Data, hapfukamirwe Umwami Yesu, haninahazwe izina ry'Isumba n'Ishobora byose. Intego y'ivugabutumwa n'agakiza, intego mu rugendo rw'abemera n'abizera, mpamya neza ko objectif ni ugukiza umubiri n'ubugingo. Ni nacyo cyazanye Yesu Kristo, umwana w'intama w'Imana mu isi. Rero nimbwira abantu nkababwira ngo hariho inzira ebyiri, imwe y'Imana indi ya Shitani. Twe twahisemo inzira imwe y'Imana Data. Ubwo n'umugisha uturuka ku Mana Data. None iyo umuntu atarakizwa aba ahagaze mu nzira zose, ibivuye kwa Shitani, ibivuye muri siyanse kwa Sazari, ibivuye ku Mana. Doke ategera hose ameze nk'ingona niyo iryama mu mazi ariko yasamye, ikigiyemo ipfa kuba yumva ari inyama, byose irabyonderamo. Ni ukuvuga rero, nerekeza ku musozo, mbwira abantu ngo Imana igucira inzira, kandi mu nzira zirenga 1000 habonekemo iyawe, ndetse na Rayon Sports yicire inzira, iki gikombe kigereho mu buryo twese tuzashimira Imana Data n'Umwami wacu Yesu Kristo n'Umwuka Wera. Ntarandiriye, turakengurutse ku muntu wese wemera ko twabona umugisha binyuze muri Kristo Yesu. Asantene sana.